Bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV mbanje kubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi tuyitangiriye muri restaurant. Ni umukobwa witwa Edna aseriva muri iyi restaurant, ari kwakira rero abakiriya ababaza buri wese icyo akeneye, gusa arasakuza bikabije, agira amagambo menshi ku buryo avugisha abakiriya bakabura n'umwanya wo gufata icyabazanye. Gusa ni umwana mwiza, afite umutima mwiza, ariko rwose aravuga amagambo menshi cyane. Akazi rero kararangira abari mu masaha y'umugoroba, maze agataha. Akigera aho yaracumbitse, papa we ahita amuhamagara akamubwira ati rwose mwana wanjye, igihe cyo guhinga kirageze kandi mu bigaragara rwose wanze uyu mwaka ntazahinga. Uyu mukobwa ahita amubaza ati se, ati kubera iki? Ati kubera ko nta mbaraga mfite, kandi ikindi nta n'amafaranga mfite, kandi bisaba amafaranga menshi kugira ngo nshake ababikora mu mwanya wanjye. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ihangane humura, yenda mu minsi iza nzabigufasha. Akiva kuri telefone aba yicaranye n'inshuti ye baba babana, maze agahita ayihamagara. Akihamagara igahita imubwira iti nta mafaranga rwose mfite yo kujya mu mirima ya papa wawe. Uyu mukobwa ahita aceceka kuko aba abuze icyo asubiza, maze iyi nshuti ikamubwira ati ariko ubundi wowe wakwiza gukorera amafaranga, urabizi ko byoroshye cyane, uzi ko ijoro rimwe ryonyine ushobora gutahana ibihumbi 50. Ubwo se wagira ngo biragoye? Birahagije gusa kwemerera umugabo w'umusaza mu bagabo bari hano muri uyu mujyi, maze mukararana ijoro rimwe gusa muri hoteli. Ntabwo bigoye rwose, ni ukumukorera utumasaje n'ibindi bintu aba akeneye, maze ubundi akakwishyura kandi neza, bwacya kandi ukigira no ku kazi kawe gasanzwe. Ni akazi kawe rero, guma mu mandazi, mba mbona ntazi ibintu urimo. Uyu mukobwa aba yateze amatwi inshuti ye, maze agahita amubwira ati yego ko mana, ati ako kazi rero rwose njye ndumva ntagashobora, ubanza ubukene bwanjye tutazatandukana habe namba. Umunsi umwe rero Edna yari ari muri restaurant nk'ibisanzwe ari guseriva abantu, maze agiye kubona haje umusore. Umusore yari afite agahinda gakabije, yari ababaye bigaragarira amaso, yarariraga kandi rwose ari umuntu w'umugabo. Yagaragaraga nk'umuntu wakabaye nta kibazo na kimwe afite mu bigaragara, ariko rwose yari afite agahinda kamurenze. Maze uyu mukobwa akimubona aramusanga, aramubwira ati murakaza neza muri iyi restaurant yacu. Ati rwose dufite ibyo kurya by'ubwoko bwose, byaba ibya kizungu, ibya kinyafurika, ndetse n'ibijyanye n'umuco wacu w'igihugu. Ibyo byose yabimubwiraga umusore ayubitse amaso, atari no kumureba. Uyu mukobwa yarakomeje aravuga, ariko umusore ntamusubize. Byageze aho umukobwa aramubaza ati none se murifuza ko twabakorera iki? Uyu musore yahise amubwira ati ndifuza amazi yonyine. Uyu mukobwa yahise yumirwa, ati amazi yonyine muri iyi restaurant ingana itya? Maze umukobwa ahita akomeza abwira uyu musore ati ariko nta kibazo, yenda numara kunywa aya mazi urahita usonza, maze bityo urahita umbwira noneho icyo warya. Uyu musore yakomeje kumwihorera ntiyamuvugisha, maze uyu mukobwa ajya kumuzanira amazi. Edna yahaye Enzo amazi yo kunywa, uyu musore niko yitwa, maze ahita amubwira ati ngiyi menu, nubona hari icyo ukeneye urambwira. Yagiye rero kureba abandi bakiriya, ariko nyuma y'iminota mike abona ko uno musore n'aya mazi atigeze ayanywa, maze aragaruka ati noneho se waba witeguye kuba wampa komande y'ibyo uri bufate? Uyu musore yaramwihoreye n'ubundi ntiyamureba, maze uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko njyewe naguhitiramo gufata isosi y'ifi, kandi rwose iba imeze neza hano. Uyu musore yahise yubura amaso areba uyu mukobwa, ariko ntiyavuga. Maze uyu mukobwa abona uyu musore yari yamaze gutukura amaso kubera kurira. Yahise yicara rero uyu mukobwa, maze atangira kubwira uyu musore atumva ati ndabizi ko mu gihugu cyacu ubuzima bugoye. Yego rwose buragoye cyane, atari ko byaba bigoye kose ntabwo rwose byatuma umuntu w'umugabo nkawe arira, cyane cyane ko ufite aho kurara biragaragara, ikindi kandi ufite ibyo kurya n'ibyo kwambara, kubera ko niyo mpamvu waje muri iyi restaurant, ni uko wabasha kwigurira ibyo kurya. Ubwo rero rwose mbabarira utaba nawe umeze nka ba bantu babyuka bareba ku masosho media, maze bakabona abantu bakoresha amafaranga batabara, bakibaza niba abo bantu bo bafite imitwe ibiri
cyangwa se hari ikindi kintu bakora kirenze, maze nabo bagatangira gutekereza ko ahari Imana itabahaye ubwenge bungana n'ubw'abo bantu. Ati ariko rwose ntabwo ari uko bimeze, buri muntu wese buracya kandi ibintu bikaba byiza. Sinibaza impamvu rero yaba iri gutuma urira uri umusore mwiza gutyo kandi ukiri mutoya. Edna yabonye Enzo atavuga ijambo na rimwe, maze ahita amubwira ati uretse gatoya ndaje. Yahise ahaguruka maze aragenda amuzanira ibyo kurya byari bifunze neza, arabimuhereza, aramubwira ati akira ibi byo kurya birye, nibyo nari kurya saa sita. Ntugire ikibazo rwose, ntabwo uri bubyishyure kuko namaze kubyishyura, wikwiyica rwose, ngaho irire. Yahise akora mu mufuka kandi afata amafaranga yose bari bamuhaye nka pourboire y'uwo munsi, maze ayahereza uyu musore, aramubwira ati ngaho irya, numara kurya n'aya mafaranga ntabwo uri bubure icyo uyakoresha. Uyu musore yaramurebye ariko nturi kuvuga biramunanira, yari afite agahinda gakabije, maze arebana bya byo kurya bamuhaye, arebana ya mafaranga, maze rwose aratangara bikomeye. Uyu mukobwa rero ku mugoroba yaratashye, maze abwira umushuti we babanaga ibyamubayeho, ibyo yahuye nabyo ku kazi, maze uyu mukobwa atangira kumusomera atari ko wabyicucuye, ufate amafaranga yawe yose baguhaye umunsi wose, maze uyahe umuntu w'umugabo utanazi, ubwo se uwasuka umutekamutwe? Edna ati rwose mu bigaragara ntabwo n'ukuri yagaragaraga nk'umutekamutwe, ntabwo ndi umuntu wareba kureba umuntu ngo amenye ko ari umutekamutwe cyangwa atari we. Ati yari afite agahinda kenshi, gusa sinamenye icyo yabaye, ariko rwose nabonaga akeneye ayo mafaranga kurusha uko njyewe nari nyakeneye. Umunsi wakurikiye wa musore yarongera agaruka, maze Edna akimukubita amaso ajya kumureba, aramubwira ati umeze neza? Ati nukuri Imana ishimwe ko wongeye kugaruka, rwose nari mfite ubwoba ko ushobora kwiyahura. Ati ndavuga kwiyambura ubuzima, ndabona byose nta na kimwe wumva. Uyu musore ntiyamusubizaga, n'ubundi yaramurebaga gusa nta jambo na rimwe yari yamubwira kuva bahura. Uyu mukobwa yahise amubaza ati kuva ryari se warabuze akazi cyangwa warikoreraga? Maze uyu musore azunguza umutwe bimwereka ko yari ari kumubwira ngo yego yarikoreraga, maze uyu mukobwa ahita amubwira ati ihangane ni ukuri, nubwo ntazi ibibazo ufite ariko nanjye iyi resitora nyikozemo imyaka 2 ntacyo ndageraho, ntacyo ndiyongeraho, ariko nanone ndacyihanganye kuko ntekereza ko ibyiza biri imbere kandi ndacyabitegereje. Akomeza rero abwira uyu musore ati uyu munsi rero urafata iki cyo kurya? Uyu musore aramubwira ati amazi yonyine. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ihangane kubera ko nta byo kurya by'ubuntu bihari, ibyo byari bihari nabiriye. Ati ubwo rero uyu munsi urigurira? Umusore ahita amubwira ati oya nta kibazo, ndashaka amazi yonyine. Uyu mukobwa ahita yamuzanira, maze hagahita haza inshuti ze bari baziranye, maze zigahita zimubwira ziti waretse akazi kose maze uza guseriva hano? Ni aka kazi gaciriritse gutya usigaye ukora? Uyu mukobwa ahita ababwira ati yego karaciriritse ariko ndakishimiye. Abo bo batangira kumusuzugura, baba bamusuzuguye rwose kubera ko bo ngo baba bafite ba bagabo b'abasaza wa mushuti we yavugaga kare, nibo baba basigaye bari kumwe, maze bagahurira mu mahoteli bakabishyura amafaranga menshi, bakararana y'amajoro, bakamarana y'ibyumweru n'ibindi. Uyu mukobwa ahita ababwira ati rwose njyewe akazi nkora ndanyuzwe kuko ndarya kandi nkaryama, ibyo birahagije ntacyo bintwaye. Gusa muri ako kanya Enzo yari yanze gukura amaso kuri uyu mukobwa, yabonaga ko rwose yihagazeho ari kwisobanura, ubona rwose yifitiye icyizere kandi adashyigikiye ibyo abakobwa bagenzi be bakoraga, nubwo bari bafite amafaranga menshi ariko ntacyo we byari bimubwiye. Ibyo rero byararangiye, maze Edna ajya kureba bosi we maze ngo amusabe amafaranga. Bosi aramubwira ati nayo ndimo ntabwo urabasha kuyanyishyura, gute rero kandi nakuguriza ayandi mafaranga, urabona wazanyishyura ute? Uyu mukobwa ati nukuri ndayakeneye, mbabarira ndakwinginze ungurize. Uyu mubosi aramubwira ati nta n'igiceri cy'icumi ndi buguhe, ahubwo nsohokera muri biro rwose genda, nta mafaranga ndi buguhe habe na makeya. Uyu mukobwa yarasohotse maze asohoka ababaye, agahinda kamwishe kuko yashakaga amafaranga kugira ngo yoherereze papa we arebe ko yabasha guhinga. Ku rundi ruhande rero
wa musore yaratashye. Uyu musore yabaga mu cyumba cya hoteli yari ihenze muri kino gihugu. Yinjiraga rero muri iki cyumba, yaba akigera mu muryango agahita atangira kurira cyane. Maze iki cyumba cyari gifite akameza kari kari muri salo, kari kariho impano nyinshi cyane zifunze, zari zuzuye aya meza. Uko yagendaga rero akazireba, yarazirebaga imwe ku yindi, maze akongera akarira bikabije, kandi byagaragaraga ko ari impano rwose za marike. Hari harimo za Louis Vuitton, za Gucci, hari harimo impano rwose zigaragara ko zaba zirimo ibintu bihenze, kuko byari bifite n'amamarike n'undi asanzwe ahenze. Uyu mugabo rero rwose uko yagezaga ikirenge aha, yaratangiraga akarira bikabije, akaryama ntasinzire. Ntabwo rwose turamenya ikintu yari yarabaye cyatumaga afite agahinda kenda kumwica, kandi bigaragara ko rwose yabaga ahantu hahenze, binagaragara ko yari afite n'amafaranga kandi menshi. Edina nawe yaratashye, maze atangirira kuganira na ya nshuti ye babanaga uko byagenze umunsi wose, amubwira ukuntu abakobwa b'inshuti ze bamusuzuguye. Maze uyu mushuti wa Edina aramubwira ati ibyo rwose urabikwiye, narakubwiye ngo umere nkanjye, wambara amabuno, ibintu byose, maze abagabo bagukunde, uzabona amafaranga. Undi nawe ati ntabyo nshoboye rwose, ibyo si akazi kanjye. Uyu mukobwa arahise amubwira ati ni akazi kawe rero, gumana ubukene bwawe. Bakivuga ibyo umuriro wahise ugenda, maze Edina ati noneho ndapfuye, ati ubuse ubushyuhe turabukira, ubu ngubu noneho n'uyu mwijima ibi bintu turabivamo. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ni wowe wenyine uri bubiraremo kuko njyewe ndasohotse. Edina yahise amubwira ati wakwihanganye kuko ntunsigaye njyenyine, nibura ukangurira umuriro. Uyu mukobwa aramubwira ati ibyo ntabwo bindeba, ni akazi kawe niba utazi gukorera amafaranga, gumana n'ubwo bukene bwawe. Yahise yisohokera, maze Edina asigara yitonganya, agahinda kamwishe, avuga ati ariko se Mana, kubera iki ndi umukene, kubera iki bimeze bitya? Ubu koko nanjye igihe kizagira ibintu byose njye mbikora byoroshye, nta na kimwe ndindiriye gusaba. Ati ni ukuri ndumva ubu buzima mburambiwe. Enzo rero we yaragiye afata ya mafaranga wa mukobwa yamuhaye, maze akajya yagendana ahantu hose agiye. Yayahoranaga mu mufuka ku buryo niyo yajyaga kuryama n'ubundi yabaga yafite, buri kanya yakuragamo maze akayareba, ariko ntagire ikintu avuga. Akomeza rero kwigunga muri cya cyumba cya hoteli yari arimo. Nta muntu wamusuraga, nta muntu wamuhamagaraga, rwose yabaga ari wenyine, nta gusinzira. Yicaraga mu ntebe bikanga, agahaguruka akagenda inzu yose akayizenguruka, ariko n'ubundi bikanga. Wabonaga rwose afite umubabaro ukabije. Bwarakeye rero Enzo asubira muri ya resitora, ariko noneho yari atandukanye cyane, yari yambaye neza, yari akeye. Maze Edina akimukubita amaso ati urasa n'umuntu nzi. Uyu musore yahise aseka, maze aramubwira ati yego rwose ni njyewe kandi uranzi. Uyu mukobwa yahise yishima ati ati noneho urakeye, ati wambaye neza, urasa n'umuntu wabasha kwishyurira fagitire. Ati ahubwo mbwira noneho nguhe iki rero, nguhe iki cyo gufata. Akivuga atyo ariko bosi w'uyu mukobwa yahise aza, atangira kumusomera ati ni gute wicaye kandi mbona ahantu hose hasa nabi? Uyu musore yahise amubwira ati ariko nari ndi kumutuma ibyo kurya byanjye. Uyu mukobwa yahise abwira bosi bati uyu ni umukiriya wacu w'imena, ubwo rero nari ndi kumwitaho kugira ngo muhe ibyo kurya. Bosi ati none ko mbona nta kintu uri kumuha? Undi ati ngiye kubimuha rwose nta kibazo. Bosi yahise agenda, maze aba bombi bahita baseka bakubitana mu ntoki. Uyu mukobwa aramubwira ati none se, ati inkuru zimpe neza, none se watomboye muri jackpot cyangwa nta handi hantu watomboye? Kuko rwose ndabona noneho urasa n'umuntu ufite amafaranga, urakeye, ntabwo rwose nakwemera ko ari wowe, noneho uri no guseka. Uzi ko ari ubwa mbere nkumvise uvuga, nta nubwo nari nzi ko uzi kuvuga burya. Uyu musore yari ari guseka cyane, rwose yasekaga uyu mukobwa. Uyu mukobwa yakomeje amubwira ati ni ukuri, ati urasa n'abakire pepe. Maze abaza uyu musore ati none se kureba
bosi yarakaye noneho wafata iki kugira ngo tumujijishe? Uyu musore yaramubwiye ati oya njye ndashaka gufata ibya nimugoroba. Uyu mukobwa yahise amubwira ati ntabwo ibya nimugoroba tujya tubitegura kubera ko nta bakiriya tubona. Uyu musore yahise amubwira ati n'ubundi ntabwo nshaka kubifatira hano, ahubwo nari nje kugutumira kugira ngo tuze kubisangira, akazi nikaza kurangira nze kuza kugufata maze tujye gusangira. Uyu mukobwa ahita amureba cyane atangaye, maze uyu musore akamubwira ati oya wigira ubwoba, ndashaka ko twiganirira gusa bisanzwe. Uyu mukobwa ahita amubwira ati okay, ati nta kibazo. Maze uyu musore agahita ahaguruka agakora mu mufuka agakuramo amafaranga menshi akayahereza Edna, akamubwira ati noneho ubwire boss ko nahise ntakaza apeti kubera amagambo yose yavuze, ati ubwo umwishyure asigara kandi uyabike ni pourboire yawe. Uyu mukobwa areba amafaranga menshi uyu musore wamuhaye akumirwa akagira ubwoba, ariko agahita ayafata agahita ayabika vuba vuba mu mufuka w'itaburiya kugira ngo hatagira undi muntu uyabona. Ku mugoroba harageze rero Edna aritegura, maze Enzo nawe aza kumufata. Edna yasohotse yihuta abaciye ku modoka ya Range Rover y'umukara yari iri aho hanze, maze bahita bamanura ikirahure. Umusore ahita amubwira ati uyu ninde ndi kubona se? Edna ahita areba ati ni wowe se wicaye muri iyi modoka? Enzo ati yego ni njyewe rwose ureba. Edna yahise agira ubwoba ati hoya, ati ntumbwire ko rero ugiye kuntangamo igitambo kuko nta kundi kuntu wabona iyi modoka. Uyu musore ahita amubwira ati urakeka se ko umutima mwiza ugira ubundi watuma bakwemera nk'igitambo? Ati ntabwo rwose bakwemera. Uyu mukobwa ahita aseka maze agakomeza akikaraga hanze. Uyu musore akamubwira ati ngwino mu modoka tuvuganire mu modoka kuko abantu bari kutureba. Edna nawe ati nibyo nshaka nyine, nibandebe barebe imodoka ngiye kwinjiramo ukuntu imeze. Ati mbega ukuntu iyi modoka ari nziza. Ahita rero azenguruka maze akicara, yageramo akareba imbere mu iyi modoka aba yumiwe kuko nayo ubwayo ibimeze rwose nk'aho ari muri hoteli. Uyu musore rero aba afite champagne maze akayifungura agashyira mu turahure tubiri bagatangira kugenda basangira. Ariko mbere y'uko Edna asomaho arabanza agatinya akabaza uyu musore ati none se wandoze? Uyu musore agaseka ati ngewe mvuga se. Ahita afata cya kirahure cya Edna akabanza agasomaho, Edna agahita akimwambura ati none se ngenda kubwiye ngo uyimaremo? Umusore ati nyine ndagira ngo nkwereke ko nta burozi burimo. Bahita bakomeza basangira maze uyu mukobwa akajya amubwira ati kararyoshye, ati ku buryo ntarumva, ati mbega ubuzima, ati kararyoshye cyane ndumva nagutomera. Umusore ati hoya uwotomeye wahita usinda. Umukobwa ati gusinda rero ntabwo rwose bijya biba mu magambo ngewe njya mvuga. Ubwo barakomeje bagenda baganira. Bageze rero kuri hoteli, ya hoteli yari ihenze cyane Enzo yabagamo. Uyu mukobwa arareba akamubaza ati kuki wahisemo iyi hoteli kandi ihenze cyane, ubu urabona amafaranga yo kwishyura koko? Uyu musore aramubwira ati wowe tegereza urareba, hari byinshi bigutegereje byo kubona, ariko ntugire ikibazo cy'amafaranga kuko rwose amafaranga ndayafite, si ikibazo kuri njyewe. Baragenda rero bakinjira. Uyu mukobwa aba yinjira ariko umwiryo, aba yishimye cyane kuko ni ubwa mbere aba yinjiye aha hantu. Aba agenda yireba ahantu hose abona hari ari kurota. Baragenda rero bagera mu muryango wa cya cyumba, maze Edna agahita abaza Enzo ati karabaye, ati ni aha hantu se unzanye? Ati mana yanjye ati ko ntangiye kugira ubwoba, ati umuntu ugiye kugurisha ingingo zanjye zimwe na zimwe? Ati mbwira bagutumye iki se? Ni impyiko, ni umwijima cyangwa ni umutima? Uyu musore araseka akenda gupfa. Umukobwa we agahita atangira gusubira inyuma kubera ubwoba aba agize. Umusore ahita amubwira ati humura, hano rero niho mba, mu by'ukuri rwose ndi umukire kandi n'amafaranga ndayafite, ntugire ikibazo. Aha niho mba, ntabwo ndi kukugurisha, nta n'undi muntu n'umwe ndagurishiriza ingingo. Ngwino rwose injira, ahubwo icara hariya. Umukobwa ahita atangira kureba inzu yose, akareba akumirwa, akareba ya meza yuzuyeho amakado menshi cyane, maze akumirwa akicara. Uyu musore akamubwira ati rero njyewe ndi umukire kandi mfite amafaranga menshi,
Impamvu rero wajyaga umbona mpora mbabaye cyane, iki cyumba nari nagifashe kuko aricyo twagombaga kumaramo ukwezi kwa buki njye n'umugore wanjye, ziriya kado zose ureba nibyo nari namuguriye yagombaga gukoresha. Uyu mukobwa ahita amubaza ati none se umugore wawe ari he? Umusore ati nyine nibyo ngiye kukubwira, umukobwa twari tugiye gukora ubukwe namufatanye n'undi mugabo bari mu cyumba cya hoteli mbere gato y'uko dukora ubukwe. Ubwo rero ubukwe nahise mureka kuko nta yandi mahitamo nari mfite, niko gahinda rero wambonanaga nenda gusara. Uyu mukobwa ahita amubwira ati yego se nibyo koko, n'ukuntu uri mwiza se uba uhari umukobwa waguca inyuma? Ati mbega abakobwa nta bwenge bagira ni ukuri, iyo arifasha guca inyuma n'uku kuntu kose uri boga. Umusore araseka maze ahita amwereka uyu mukobwa muri telefone. Edna aramureba agahita avuga ati ariko ni ukuri n'uyu mukobwa ni mwiza, ahubwo yapfuye ubusa ni ukuri, couple yanyu yari iberanye cyane ariko yapfuye ubusa, n'ubwo ubwiza bwose yabupfushije ubusa ajya kuguca inyuma. Ati gusa birambabaje ndababaye ariko nyine nta kundi. Uyu musore akomeza abwira Edna ati ibi bintu byarasakuje ku buryo byagiye no mu binyamakuru. Ati uyu mukobwa yarifashe rwose afata imyaka 2 yose twari tumaranye maze ayipfusha ubusa. Edna akibyumva atamubwira ati imyaka 2 ati ni mike cyane, ati ngaho tekereza ko fiance wanjye we yafashe imyaka 5 yose twari tumaranye maze akambwira ko njye nawe tutaberanye kubera ko yari yamaze kubona undi mukobwa w'umukire kundusha, akaba ari we yishakira akavuga ngo njye ntituberanye ntidukwiranye ngo ntitujyanye. Ati imyaka 5 yose akayipfusha ubusa. Ati ngiye rwose ntabwo mbizi ibintu by'inkundo ukuntu bimeze. Edna akomeza abwira Enzo ati ariko ntabwo rwose ugomba kwiyica kubera ibyo bintu byakubayeho, uri umugabo mwiza ikindi kandi ufite n'amafaranga, kubera iki wihangayikishwa? Se n'abandi bakobwa bazagukunda, ntacyo ubuze rwose. Maze uyu musore ahita abwira Edna ati none se urabyumva ute uramutse usabye ikiruhuko cy'icyumweru? Umukobwa agahita amubwira ati kubera iki se? Ati ngewe rega ndakora, cyakoze niba ukeneye umuntu wo kukuba iruhande nakubwirira umushuti wanjye uba mu rugo kuko we rwose aba afite umwanya w'ibyo ngibyo, ariko nanone wazanyishyura 1/2 cy'amafaranga uzamwishyura kuko nanjye sinakorera ubuntu. Uyu musore ahita amubwira ati hoya ni wowe nshaka, mbona usetsa, mbona rwose unshimisha, rero nifuza ko rwose wamba iruhande. Uyu mukobwa ahita amureba cyane maze umusore agahita amubwira ati hoya ibyo utekereje si byo mvuze, kubera ko ukuntu umeze ngewe nta nubwo rwose ndasubira ku murongo ku buryo natekereza ibyo wowe uri gutekereza. Ati gusa icyo nshaka ni uko nguma iruhande kuko umpa ibyishimo, utuma nseka, utuma nduhuka mu mutwe. Ati ni ibyo byonyine nshaka. Umukobwa ahita amubwira ati ariko wibuke ko ngiye mfite akazi, ikindi kandi uku kwezi ntabwo nzahembwa kubera ko ndimo posa amafaranga, ubwo rero ngomba gukora uko nshoboye kose kugira ngo mbone amafaranga kugira ngo nzabone uko mbaho. Uyu musore ahita amubwira ati noneho ngewe nzakwishyura umushahara wawe nkukubye inshuro nyinshi cyane. Edna abwira Enzo ati ubwo se ibintu uri kuvuga urabizi? Ati uzi ko ukurikije amadeni ndimo niyo wafata umushahara wanjye w'amezi 3 utayishyura? Uyu musore ahita amubwira ati si ibyo ndi kuvuga, ngewe nzakwishyura umushahara wawe wose w'umwaka. Uyu mukobwa ahita yumirwa ati ibyo bintu se birashoboka ko wanyishyura ayo mafaranga yose kandi ukayanyishyura ntacyo nakoze? Umusore ahita amubwira ati ikibazo cy'amafaranga rwose ntacyo mfite, amafaranga ndayafite kandi menshi. Maze uyu mukobwa agahita amubwira ati nta kibazo ngiye kubitekereza ahubwo nzaguha igisubizo. Umusore ahita amubwira ati bitarenze ejo 10:00 uzabe wanshubije. Umukobwa ati ariko ari vuba cyane. Maze umusore nawe akamubwira ati nta gihe kinini nsigaje hano kuko nsigaje kuhaba iminsi 10 gusa, ubwo rero urumva ko nta mwanya wo guta mfite. Akivuga ibyo ahita abwira uyu mukobwa ati kandi genda ufate impano imwe ushaka mu mpano ziri hano. Ati maze ibyo biratuma utekereza vuba vuba. Uyu mukobwa ahita agenda akareba igikarito agahita akereka uyu musore, kiba ari igikarito kirimo impano ariko ya Louis Vuitton. Maze agahita amubaza ati none se urabibona gute mpisemo iyi? Nta kibazo se mfitemo iyo nshaka? Aba yasaze abivuga ari kubyina. Umusore ati nta kibazo rwose fata iyo ushaka. Umukobwa ahita afata ya mpano
maze agataha yagera mu rugo agahita yereka wa mushuti we arasara ati ni gute umuntu yaguha ikintu gihenze gutyo, arayihambura agasanga harimo isakoshi nziza ya originale, maze akabwira uyu mukobwa ati ntabwo bishoboka ko baba baguhaye iyi sakoshi, ati ubu se uyu muntu ni muntu ki, kubera iki se utari kumpuza nawe kugira ngo njye kumushimisha ko noneho yampa amafaranga arenze aya. Uyu mukobwa Edina ahita amubwira ati rwose nabanje kubimubwira, nabimubwiye ngo ujyayo, ariko ntabwo yigeze abyemera, yavuze ko ari jyewe akeneye gusa. Uyu mukobwa ahita akunda iyi sakoshi akenda kuyitwara ukabona ntakeneye kuyiha Edina, Edina nawe ahita ayimwambura maze akayipfumbata kuko aba yayikunze bikomeye. Edina rero bidatinze yafashe icyemezo maze ajya kureba uyu musore. Akigerayo uyu musore yahise amwakira maze aramubwira ati nta kibazo, wowe uraryama mu cyumba nanjye ndaryama hano muri salo, ntugire ikibazo. Ati itegure rero kubera ko ibyo kurya by'umugoroba biratugeraho nyuma y'isaha imwe, ubwo ugenda witegure ubundi umbwire nubirangiza. Uyu musore agenda ajyanye varize ya Edina, maze Edina agasigara yifotora amafoto, yifotoreza kuri ya makado yose yari yuzuye aho. Umusore akaba aragarutse, Edina agahita amubwira ati nari ndi kugusaba uruhushya kugira ngo nifatire amafoto. Uyu musore aramubwira ati nta kibazo rwose, bikora uko ubyumva. Bidatinze rero baritegura maze bakambara neza. Uyu musore aha uyu mukobwa ikanzu nziza yo kwambara ndetse n'inkweto n'isakoshi. Uyu mukobwa amara kwambara akaza agasanga wa musore yambaye kositime y'ubururu nziza cyane, ari gufunga amasaha meza n'ayahenze, maze uyu mukobwa agahita amubwira ati urambona ute? Uyu musore ahita amubwira ati wambaye neza cyane, urakeye. Maze umukobwa agahita amubwira ati ariko ikanzu iramfashe kandi ni ngufiya, ikindi kandi izi nkweto nazo ndumva ziruta ikirenge cyanjye kubera ko ziba ari hotaro zikabije aba yambaye. Maze Enzo ati ni ukuri wambaye neza, uraberewe cyane rwose. Bakiri aho Enzo akora mu mufuka maze agakuramo amverope iba irimo amadolari menshi agahereza uyu mukobwa. Akakira rero ayo ni amafaranga twavuganye. Umukobwa arebamo akumirwa ukuntu ayo mafaranga aba ari menshi, ariko agahita yasubiza uyu musore ati yabike nta kibazo nzayafata nyuma. Uyu musore ahita amubwira ati none se uranyizeye? Umukobwa ati hoya ntabwo nkwizeye, ariko nanone ndabizi ko utabikora kubera ko ibi bintu byose biri aha se, yewe niyo nafatamo ibintu nka 3 cyangwa 4 ibi bikado byose byaba rwose bingana n'aya mafaranga, nta kibazo mfite, ntabwo nabura icyo niyishyura. Uyu musore ahita aseka akenda gupfa, maze uyu mukobwa agahita amubwira ati ariko ni ukuri nawe uri mwiza, ati uri umusore mwiza cyane. Uyu musore aba ari gufata ukuboko uyu mukobwa amubwira ati tugende nyine tujye gufata iby'ijoro. Bataha rero bananiwe cyane, maze bakigera mu rugo uyu mukobwa ahita akuramo inkweto akicara mu ntebe akabwira Enzo ati bariho banza muri dushe maze ukarabe nanjye ndabona kujyamo. Uyu musore ajyayo maze uyu mukobwa unaniwe cyane agahita aryama mu ntebe agahita asinzira. Uyu musore rero ava muri dushe asanga yamaze gusinzira, maze agahita azana kuvureri maze akamworosa. Bwacya mu gitondo uyu mukobwa arakanguka agahita avuga ati oh naraye mu ntebe, umbabarire ni ukuri nari naniwe cyane. Uyu musore ahita amubwira ati nta kibazo, ahubwo itegure dufate ibya mu gitondo. Enzo ubuzima bwaragiye buramuryohera, uyu mukobwa yaragiye aramushimisha koko. Uyu musore yibagirwa agahinda kose yari afite akajya atungwa no guseka gusa. Ubwo rero ibi byabo byari gusohoka bakajya gusangira hanze, bakajya gushopinga. Ikindi kandi buri munsi niko za kado zagabanukaga kuko Enzo yagendaga azimuha umunsi ku wundi bitewe n'aho bagiye kujya. Izirimo imyenda akazimuha, izirimo amasakoshi akazimuha, izirimo inkweto akazimuha, hari hasigaye rwose izo wabarira ku ntoki. Uyu mukobwa nawe yari yishimye cyane, noneho asigaye yambara neza, ubona yarakeye rwose, yarabaye undi muntu, asigaye ari umukobwa mwiza bitangaje. Uko bajyaga gusohoka rero rwose barabanzaga bakambara neza, uyu mukobwa agafata amafoto maze agahita ayapostinga. Umunsi umwe rero bavuye kwirira isi nk'ibisanzwe, bageze muri hoteli maze basanga umukobwa umwe muri ba bandi basanze Edina muri resitora bakamuserereza yicaye kuri reception, maze
ahita amubwira ati Edina bitese wowe hano se muri iyi hoteli? Undi ati cyane. Undi ati none se usigaye ukora amasuku hano muri hoteli? Akivuga ibyo Enzo nawe wari uri inyuma ye yaramugezeho maze ahita abona ko ari wa mukobwa wasererezaga Edina, yahise agenda yihuta ahita asoma Edina ku munwa ahita amubwira ati sheri ati untegerejeho gatoya nari ndi guparika imodoka niyo mpamvu ntinze, maze ahita abwira ya nshuti ya Edina yajyaga imwirataho ati uyu rero ni inshuti ni sheri wanjye. Wa mukobwa yahise yumirwa akanura amaso, ubwo niko Enzo yafataga amakado yose Edina yari afite aramubwira ati reka ngutwaze uransangamo imbere nimumara kuvugana ariko kandi ntutinde rwose ndagukeneye ubanguke. Ya nshuti ya Edina rero yasigaye imubaza ati uriya ngo ni sheri wawe? Edina ati cyane rwose uriya musore w'umukire ureba hariya ni sheri wanjye. Ubwo niko Edina yahise abwira wa mukobwa ati wowe se shuga dadi wawe ari hehe? Waba undi wambwiye ko ari we uguha amafaranga ukuramo ibintu byose. Umukobwa yahise amubwira ati ibyo uri kuvuga ni ibiki? Edina yahise amubwira ati nyine wa mugabo ufite umugore mujya mukunda guhurira muri iyi hoteli. Bakivuga ibyo uwo mugabo yari atungutse, yari umugabo mukuru cyane rwose ubona wakabyaye uwo mukobwa, maze Edina ahita amubwira ati ye ati ndabona yaje rero ati ngaho jya mu kazi kakuzanye. Uyu mukobwa aba ababaye cyane kubera ukuntu aba abonye Edina afite umusore mwiza kandi w'umukire n'ukuntu rwose bamwiratagaho. Edina ahita amubwira ati akazi keza rero genda umwiteho. Ubwo Edina agahita ajya mu cyumba ahita abwira Enzo atumva urakoze cyane ni ukuri urakoze ko unkijije uriya mukobwa ntabwo nari kumukira. Enzo nawe ati oya nshimira kubera ko uriya mukobwa narakubonye muri resitora ukuntu yakubwiraga nabi, niyo mpamvu rero nanjye nshatse ko tumwicaho tukamwereka ko rwose ubarenzeho nta naho uhuriye nabo. Ati kandi ikindi bahise bemera. Enzo yabwiye uyu mukobwa ati ni ukuri ndifuza kugushimira by'umwihariko kubera ko rwose wampaye ibyishimo, iyi minsi tumaranye narishimye bitabaho. Ubwo rero baricaye maze batangira kureba agafilime, hari mu masaha y'ijoro ariko banasangira injugu, maze burira barananirwa maze wa musore aza gusinzira ariko uyu mukobwa we yari agikanuye, maze uyu musore atemba kuri Edina. Edina yahise amufata amwegamiza mu gituza cye maze aramureka arasinzira, wa musore nawe arakomeza arisinzirira. Ubwo Edina yaramurebaga maze akamwenyura, yakwibuka ukuntu yamusomye kuri reception akongera akikora ku munwa, yumvaga ahari iminwa y'uyu musore rwose yamufasheho, maze Edina akongera agakomeza akamureba mu maso. Nubwo uyu musore rwose yari asinziriye byari byoroshye rero kumureba kuko noneho we atamurebaga. Uyu mukobwa nawe yaje kunanirwa maze nawe arasinzira. Uyu musore yarakangutse asanga uyu mukobwa yasinziriye aryama nabi rwose ari kumukubita imigeri, yaramukanguraga ariko uyu mukobwa ntakanguke. Bigeze arikangura, uyu mukobwa yahise abyuka yiruka ati ntumbwire ko naraye aha ngaha, ati ubuse mana nyagasani nakubangamiye kubera iki utambyukije? Umusore ati nakubyutsaga ariko ugakomeza kumukubita imigeri, ati sinzi ibintu wari uri kurota wagira ngo wari uri gukina umupira. Umukobwa aramubwira ati mbabarira rwose dore hanakeye cyane. Umusore yahise amubwira ati nta kibazo reka njye muri dushe nkarabe mu maso. Umukobwa nawe ati nanjye ndabishaka. Bahagurukiye rimwe maze batanguranwa muri dushe birangira bose bajyanyemo gukaraba. Edina na Enzo baragiye barya isi, bariye ubuzima koko nta hantu hamwe basize badasohokeye, nta na hamwe barinejeje bishoboka byose. Maze uyu mukobwa nawe aragenda amenyera ubuzima bwiza, amenyera kugura ibintu bihenze, amenyera kurya ahantu hahenze, mbese aragenda rwose arasimuka bishoboka byose. Umunsi umwe rero uyu musore yari ari muri dushe ari gukaraba, uyu mukobwa ntiyari yabimenye maze yinjirayo ahita asanga uyu musore akenyeye swime. Yahise avuga ati wawu mbega umusore w'ibogari, uyu musore ni mwiza ntabwo bibaho. Yahise yegekaho urugi kuko yabonaga ko uyu musore yamubonye, ariko n'ubundi ntiyava inyuma y'urugi, arakomeza aramuhunguruka akomeza avuga ngo wawu wawu. Wa musore
yaramurebye maze uyu mukobwa ahita amubwira ati sorry rwose ntabwo nabishakaga, ahita asohoka arafunga, ariko yagiye yumiwe ukuntu yabonaga uyu musore rwose afite imiterere myiza, yari afite umubiri mwiza, byagaragaraga ko rwose uyu musore akora siporo kandi zihagije ndetse aniyitaho mu buryo bw'imirire kuko yari yubakitse byo. Aba bombi rero barongeye baritegura maze barasohoka, dore ko rwose nicyo cyari kibatunze, ntabwo bajyaga bicara hamwe, bahoraga bigendera, icyabo cyari ukuby'ubuzima. Bageze rero kuri reception n'ubundi bahuye n'umusore w'inshuti ya Enzo, bari bamaze igihe batabonana. Uyu rero bahise bahoberana maze uyu musore abaza Enzo ati waburiye hehe kuki utakiboneka? Enzo aravuga ati nanjye ariko rwose nagerageje kuguhamagara ariko ntabwo byemera. Uyu musore aravuga ati naragize ubwoba kubera ko nabonye ibyakubayeho, ntekereza ko ushobora kuba wariyambuye ubuzima. Enzo aramubwira ati hoya rwose ntabwo nabikoze, ati ariko nanone dore uwambujije kubikora n'uyu. Ubwo yamwerekaga Edna ati uyu mukobwa yaramfashije, niwe wantabaye rwose, naho ubundi no kwica nari ndi hafi kwiyica. Uyu musore akomeza abwira Enzo ati hoya rwose uramenye ntukabikore, ati ariko uyu mukobwa nawe ni mwiza, nizeye ko rwose wahise umwishumbusha kuko ndabona ari mwiza cyane. Uyu musore ahita amubwira ati hoya ntabwo rwose ndaba tayari ku buryo nakongera gukunda undi muntu, ntabwo nakongera kwinjira mu rukundo, numva ntarakomera kandi numva ntarajya ku murongo. Uyu musore ahita amubwira ati gusa utegereje iki? Ati uyu mukobwa ni mwiza ntazagucike, cyane cyane ko we n'umwana mwiza kandi bigaragara ko atuje, nta mpamvu rwose yuko agucika. Enzo yahise amubwira ati turi kugenda rero reka tuzavugane njye nawe maze tuzaganire twitonze. Ahita amusezera akamubaza ati none se nimero gikoresha ni yayindi? Undi ati yego niyo gikoresha. Undi ahita amubwira ati ariko wiyiteho rwose kandi uwo mukobwa umurebe neza, ubitekerezeho neza rwose, uwo umuntu w'umugabo. Enzo ahita aseka maze bagakomeza bakigendera we na Edna kuko n'ubundi baba bagiye kwitemberera. Umugoroba umwe rero aba bombi bari kwitemberera nanone bari iruhande rwa hoteli, maze bagiye babona wa mukobwa wari waranze uyu musore igihe bari bagiye gukora ubukwe, maze uyu musore akimukubita amaso agwa mu kantu, ahita abwira uyu mukobwa bari kumwe Edna ati genda ndagusangamo imbere reka tuvugane. Yahise abaza uyu mukobwa ati uri hano ukora iki? Uyu mukobwa aramubwira ati ni ukuri mbabarira nje kukureba kuko rwose ndifuza ko dusubirana, impamvu uriya musaza twaryamanaga mbere y'ubukwe ni uko rwose yari afite amafoto yanjye nambaye ubusa ya kera, ati rero yari yambwiye ko ayashyira ku mugaragaro, ati bityo rero rwose narabitinye maze mpitamo kugira ngo turangizanye nawe, ati amafoto yanjye yarayashenye yose yaraciye, nta n'imwe ubu ngubu asigaranye, ati ariko ni ukuri ntabwo nari kuzigera nguca inyuma tubana. Uyu musore aramubwira ati kuki ibyo byose utabimbwiye ko wari uzi ubwo buzima bwose wabayemo kandi nkaba nari naraguhisemo, kuki byakunaniye kumbwiza ukuri ngo umbwire uko bimeze ko yenda mba narabyumvise tukagira ukundi tubigenza? Uyu mukobwa aramubwira ati mbabarira ariko n'ukuri ndagukeneye, nkeneye ko twasubirana, nkeneye rwose ko wongera ukaza mu buzima bwanjye kandi humura sinzaguhemukira. Uyu musore arabyumva byose maze akamubwira ati ngaho reka ndabitekerezaho nta kibazo buriya nzakubwira. Asubira rero muri shambure maze agasanga Edna ari kuzinga imyenda ye ayishyira muri varize, agahita amubaza ati none se kuri kuzinga? Edna ati nyine ngiye kugenda kubera ko sheri wawe yagarutse nabibonye, ngomba rero kubaha umwanya mukisanzura mukaryoherwa mukanezerwa. Enzo yabwiye Edna ati none se uratekereza ko kuba yagarutse ubwo rwose twasubiranye? Ati hoya rwose ibyo ntibishoboka, ndakwinginze guma hano kuko ndagukeneye. Uyu mukobwa ahita avuga ati yego se? Enzo ati cyane rwose kuko ntabwo ari burare hano. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko nanjye ntabwo ndi buharare ndagiye. Uyu musore aramubwira ati hoya rwose mbabarira ndagukeneye, guma hano ndacyagukeneye.
uyu mukobwa ahita amubwira ati niba wabitekerejeho neza reka mpagume kuko n'ubundi ndi gukorera amafaranga uzanyishyura. Umusore ahita amubwira ati nta kibazo, maze uyu mukobwa ahita abwira uyu musore ati warakoze cyane ni ukuri kuko wampinduriye ubuzima, watumye nzasubira iwacu nta kimwaro mfite, nzaba rwose ntakimeze uko navuyeyo. Uyu musore ahita amubwira ati ni ukuri ndakwishimiye cyane, ati cyakoze uriya musore waguhombye yabaye ikigwari rwose, ubu azabyicuza ibihe byose, ati kuko nkeka ko n'umubyeyi wakubyaye yakwishimira kubyara umukobwa nkawe inshuro 100. Uyu mukobwa araseka maze uyu musore agakomeza amubaza ati none se nusubira iwanyu uzakora iki? Uyu mukobwa aramubwira ati ndateganya gushinga resitora yanjye, ikindi kandi ngafasha papa wanjye mu byo akora byose nawe bigatera imbere. Uyu musore ahita amubwira ati ni ukuri ndakwishimiye nanone birenzeho, ati uri umukobwa ufite ibitekerezo, ati ndumva nezerewe ku bwawe, ati hanyuma rero reka ibyo bintu tubinywere kuko rwose ndumva twanywa ku bwawe. Umunsi wakurikiye rero n'ubundi bagiye gusohoka ku mugoroba maze bose bambara neza. Uyu mukobwa yambaye agakanzu k'umutuku keza cyane, asohotse uyu musore aramureba ati mbega ukuntu wambaye neza, ati uraberewe buri munsi umbera mushya, mba mbona rwose wahindutse wagira ngo umunsi ku wundi ugenda uhinduka undi muntu. Maze uyu mukobwa nawe aramubwira ati ariko nawe wambaye neza. Uyu musore yaramubwira ati ndifuza ko twafatana ifoto uyu munsi. Umukobwa ati nta kibazo. Barasohotse rero maze baragenda baricara batangira gufata ko kunywa. Wa musore yahise akora mu mufuka azana impano yari afite agura uyu mukobwa, ati aka kantu rero nako nakuguriye. Umukobwa arayifunguye asanga harimo akantu ko kwambara ku kuboko keza cyane nako k'umutuku. Uyu mukobwa akikabona ati ko ndeba iyi mpano yawe ishobora kuba ihenze cyane. Umusore ati nawe urahenze kuri njyewe, niyo mpamvu nawe nguha ibihenze. Umukobwa yarakambaye maze kasaga n'ikanzu ye. Umusore atamubwira ati kajyanye n'ibyo wambaye neza neza. Uyu mukobwa nawe ati ubu se koko akantu gahenze gutya ubu sinzakagurisha? Umusore turamenye uzakabike kuko kazakubera urwibutso rw'iminsi myiza twamaranye. Umukobwa aravuga ati niyo ntacyo naba mfite ntabwo rwose nakwibagirwa ibi bihe twamaranye kuko nibyo bihe byiza namaze kuva navuka. Uyu musore ahita yumva akaririmbo yakundaga cyane kagiyemo maze agahita ahagurutsa uyu mukobwa ati mbabarira umfasha rwose kwishima kuko aka karirimbo ndagakunda cyane, reka tukabyine. Barakabyinana batuje begeranye buri umwe wese ari kwiyumva mu wundi, maze uyu mukobwa akareba uyu musore mu maso n'uyu musore akamureba ariko ntihagire n'umwe ugira icyo abwira undi. Aba bombi bataha bananiwe maze bagera mu rugo. Uyu mukobwa akajya gukuramo imyenda no gukaraba, avayo agasanga wa musore yasinziranye imyenda yari yambaye kubera umunaniro yari afite. Maze uyu mukobwa agatangira kumubwira ati byo kujya gukaraba, akajya amukurura umusore agasubira ku buriri kubera ukuntu yari ananiwe. Bigera aho ngaho n'umukobwa akamukurura cyane maze uno musore akongera agatemba ku buriri akarusha imbaraga uyu mukobwa nawe agahita amugwa hejuru. Uyu mukobwa amureba mu maso maze agahita akamusoma cyane. Uyu musore nawe agahita akanguka agafatiraho maze bagasomana koko bikarangira bararanye iryo joro bagakora na gahunda irenze kuri ibyo. Buracya mu gitondo rero uyu musore agakanguka maze agakangura uyu mukobwa akamubwira ati ni ukuri wakoze cyane, nagize ijoro ryiza, nawe nizere ko ari uko, ni ukuri noneho wakoze ibirenze ibyo wagombaga gukora, ndakwishimiye cyane. Maze akabwira uyu mukobwa ati uretse gato nza nkwereke. Uyu musore akora mu gatubari k'igitanda maze agakuramo envelope irimo amafaranga menshi cyane akayahereza uyu mukobwa akamubwira ati ibyo ni 200,000 by'amadolari, ubwo rero wazagenda rwose ukareba icyo gukora. Uyu mukobwa ahita amubwira ati hoya pe, ayo mafaranga ari menshi cyane ntabwo ari ibi twavuganye, ko warengeje cyane uko twabyumvikanye. Uyu musore ahita amubwira ati ariko nanjye wankoreye rwose ibirenze ibyo nari ngutegerejeho. Umukobwa ahita amubaza ati none se uri kunyishyura ko twaryamanye? Umusore ati hoya ntabwo nakwishyura ko twaryamanye kuko sinabona n'icyo mbikwishyurira, ndamutse ngiye kubikwishyura kereka nguhaye ibyo ntunze byose. Oya rwose ni ukugushimira kuko wambaye hafi kandi wankuye mu buzima bumwe unshyira mu bundi. Ubwo rero rwose ndakwifuriza nawe gutera imbere, nzakwereka umuntu wanjye usanzwe umfasha maze agushakire pasiporo ndetse agushakire na viza y'ahantu hose ushaka kujya, ubwo
nta kibazo ngewe tuzakomeza tuvugane. Uyu mukobwa aritegura maze bugacya mu gitondo uyu musore akamuherekeza. Uyu mukobwa arabanza akajya kureba ya nshuti ye babanaga, maze yagerayo agatangira kuyiha amafaranga menshi nayo. Iyi nshuti ye biri kumubwira iti mbabarira umbwize ukuri, uvuye ikuzimu se? Aya mafaranga uyakuye he angana atya? Umukobwa agahita amubwira ati hoya rwose ntugire ikibazo, aya mafaranga arejejwe, yafate kandi nawe ukora icyo ushaka. Ahita ataha rero akajya iwabo agafasha papa w'ibintu byose, kandi yarangiza akanashinga resitora nziza cyane iba yiyubashye. Gusa nanone nta mutuzo aba afite, buri gihe aricara agatekereza wa musore, agatekereza rya joro bamaranye, agatekereza inshuro baba barasomanye, maze akumva aramukumbuye cyane ko rwose uyu mukobwa we yaratangiye kwiyumvamo uyu musore hakiri kare. Uyu musore nawe ku rundi ruhande ntabwo rwose yongera guseka, arongera akigunga nk'uko yari ameze imbere, maze akajya yicara akumva akumbuye wa mukobwa, akibuka ibihe byose bagiranye, akibuka ukuntu yamusetsaga, maze nanone irungu rikamwica, agahora yigunze nanone. Ariko nta yandi mahitamo yari afite, kuko uyu mukobwa ntabwo bagombaga kubana akaramata. Iminsi yari yamwishyuye yari irangiye, rero buri wese yagombaga gusubira mu buzima busanzwe. Enzo atangira kujya akurikirana uyu mukobwa ku mbuga zose abaho, maze akajya yitungirwa rwose no kureba amafoto ye, haba mu gitondo, saa sita ndetse na nimugoroba. Agakunda kumuha amalike, ariko uyu mukobwa akabona ntacyo avuze, agakomeza akirebera ya mafoto. Hanyuma rero aza gufata umwanzuro rwose wo gusanga uyu mukobwa ahantu aba yaragiye. Umunsi umwe rero Edna aba ari muri resitora nk'ibisanzwe, ari kwakira abakiriya, maze yakibuka inyuma ye akabona wa musore arahagaze. Uyu mukobwa ahita ahaguruka yiruka, maze akamuhobera akamubwira ati ni wowe ugeze hano se? Uyu musore ahita amubwira ati cyane ni jyewe. Uyu musore nawe ahita amubaza ati yego ko mana, nuko se uha ikaze umushyitsi w'inshuti yawe y'akadasohoka? Umukobwa ahita amubwira ati urakaza neza, ni ukuri rwose nari ngukumbuye, aha se wabwiwe n'iki? Uyu musore ahita amubwira ati ariko urabona nayoberwa ahantu uri koko? Ati rega n'imbuga nkoranyambaga zirabikora, ntabwo rwose nari kubiyoberwa. Ati kuko najyaga ngukurikirana, ati najyaga nguha amalike, ati ariko simbona yawe. Uyu mukobwa ati nabibonaga, ariko nanone rwose nifuzaga kuguha igihe kugira ngo wowe na sheri wawe mukomeze mwisanzure ntabavangira. Uyu musore ahita amubwira ati ariko nta sheri mfite. Umukobwa ati none se byagenze bite ko yari yagarutse? Uyu musore aramubwira ati narabikurikiranye neza, nsanga n'ubundi atarigeze arekeraho kunca inyuma. Ati igihe cyose yakomeje kuryamana n'abagabo bubatse, ati kubera gukunda amafaranga. Uyu mukobwa ahita amubaza ati gute se yagucaga inyuma kandi uri umusore mwiza, ikindi ukaba ufite n'amafaranga, kandi rwose uranayatanga mu bigaragara, ni gute yagucaga inyuma? Uyu musore ahita amubwira ati nanjye rwose ntabwo mbizi. Enzo abwira Edna ati ni ukuri natinze kwiyakira, rwose natinze gusubira ku murongo, ariko ni ukuri nakubonyemo ibyo nifuzaga byose. Nabonye waba umugore w'inzozi zanjye, none rwose ndifuza ko wanyemerera ukazaba icyuzuzo cy'umutima wanjye. Uyu mukobwa ahita amubaza ati ni iki rero wambonyemo kidasanzwe? Uyu musore aramubwira ati nakubonyemo ubwitonzi, nakubonyemo umugore wagira urugo ruzima, nakubonyemo kandi umugore wampaga igihe ukanyitaho, tukabana tukagumana, ukampa umwanya wawe kandi ugaharanira ko nishima. Ibyo ni byo nari nkeneye mu buzima, none rwose ndakwinginze. Ibyo yagiye kubivuga ari gukuramo impeta, ati nyemerera ko rwose twazabana ubuziraherezo. Uyu mukobwa amureba mu maso, maze akamubwira ati yego rwose ndabyemeye kandi ndagukunda, nta nubwo uzigera ubyicuza. Akahita uyu musore amwambika impeta, maze bagahoberana. Uyu mukobwa akamubwira ati ndishimye cyane, ubu rwose sindi kubyumva, ndumva ndi kurota ukuntu umusore w'ibogari nkawe ugiye kuzaba umugabo wanjye. Ati koko se nibyo, nzajya nkubona buri munsi, ni wowe nzajya mbyuka ndeba mu maso yanjye buri gitondo. Uyu musore akamubwira ati yego kandi nanjye nishimiye kuzajya nkubona nk'umugore wanjye buri gitondo. Aba bombi barongera bagahoberana cyane, maze bakishima.
inkuru yacu rero y'urukundo naho tuyishoreje. Abantu mwese mwayikurikiye ndabashimiye, kandi rwose ntimukibagirwe gukora subscribe, like, share na comment. Iyo ni inkunga ikomeye kuri njyewe. Ndabakunda cyane nk'ibisanzwe.